niwo munsi naryamye ndasinzira bo byose bimaze kugenda ubwo nari mutsenge muri ako kazu k'ibihumbi 4 mu nzu ya 3 sinasinziraga ariko mu nzu y'ibihumbi 4 narasinziriye imanitsemo ibintu by'ibikarito inzu mbi irimo ibyondo mbi kari cyane nkajya Yesu anyereka mu buryo bubi cyane buryo yanyeretse muri buryo bukomeye nengera muri icyo gihe Pawulo asanga itorero abantu bameze nk'abafite ubwoba no muri iki gihe abantu bamwe bafite ubwoba yagakwiye kubakora biremereye ananirwa kubikora nuko habuze ubumwe hagati yabo buri muntu wese aba afite akantu kameze nk'iduka rye baharanira ubwo burenganzira bwabo ariko mu nzu y'Imana ibyo ntibyemewe gusa ni bya bindi abumwe agatukisha bose ariko mu itorero ry'Imana uwo mwukura sibyo urakurikirana yego akegerwa akagirwa inama icyo ni kimwe aricyo maze iminsi mbwira abantu ntabwo gutenga ari igisubizo cyo kugira ngo twungure ubwami bw'Imana ahubwo gutenga ni igisubizo cyo kugira ngo twungure ubwami bwa Satani iri jambo ko rikomeye niko bimeze kuko hari abantu benshi tuba twarahagaritse mu matorero ijuru ritarabahagaritse none hari n'abantu benshi tuba tutarahagaritse ijuru ryarabahagaritse kera ntekereza ko igihe kirageze ngo tubwire abantu kuri twabahishe sibyo kandi tukuzi urakurikirana yego ntekereza ko igihe kirageze ngo abantu bamenye ukuri wenda batigeze bamenya ADPR igihe nabwiye ko ngiye gutangira itorero kuko nari narisezeranye n'abayobozi ntabwo nta muntu nzabibwira wabibise ndagenda nkodesha sare shyiramo intebe nazikodeshaga ku ruganda mu Gatenga ariko jesohoka mu itorero naranditse mbo inzego z'umutekano zateranye bati uwo muntu batekereza ko barayiranyishe batakana mu mugende w'umuhanda ariko jewe naguyemo sintayerekwa nagize nuko nkomeza kubura amahoro yego nkomeza kubura amahoro iyo mvuga amahoro igihugu gishobora kugira amahoro ariko wowe ku giti cyawe ukabura amahoro igihe nagendaga njya kwiyahura nibwo nahuye n'umugabo bita Yesu kwera icya ADPR kuko mu biganiro byinshi ugenda ukora mu biganiro byinshi nagiye mbona wagiye ukora ukunda kwibanda cyane ku idini rya ADPR iryo dini wari buhozemo warikirijwemo waryakiriyemo agakiza uyu munsi kwera icya ADPR Yes, reka tubaye ikaze ku Byahishe TV twizere ko meze neza cyane mwese mu dukurikiye abari mu Rwanda yaba ari hanze y'u Rwanda cyangwa se abadukurikiye bari mu mpande enye z'isi zose twizere ko mumeze neza cyane ngiye nitwa Christian nkuko mubizi ibi ni Byahishe TV tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye ndetse n'abatumirwa benshi beza baza kutugaburira ijambo ry'Imana ndetse tukungurana n'ibitekerezo kuri debate cyangwa se ku bikorwa bigenda biba mu matorero muri rusange ikaze Prophet turakwakire cyane Christian turakunezerewe cyane amakuru yanyu makuru ni meza cyane dushimiye Yesu umeze neza cyane ukuri nta kibazo ndabibona wambaye ishati nziza by the way wambaye neza urakoze cyane nigeze kuganira na pastor no pasiteri ntabwo wenda ndibuze kumumentioninga izina rye yitwa cyangwa se reka narivuge ntacyo bitwaye yitwa Pastor Ntambabazi ajya akunda kwambara nk'umujene cyane yego arambwira ati ntabwo burya ari ibya gisore gusa yego n'abapapa twambara nk'abajene rimwe na rimwe nawe rero wambaye nk'umujene cyane ariko twizere ko umeze neza meze neza ndashima Yesu akomeje kuturinda ndetse no kutugirira neza turanyuzwe no kuba mu rugo rw'Imana ngewe rero ndakuzi Prophet Gerard cyangwa se Gerard ko wabivuga cyose cyangwa se Gerard sinzi mu cyarwaro uko twagiye Gerard ni muntu ki ku bantu wenda mubonye ku byahishora ubwa mbere Prophet Gerard ni umushumba uyoboye itorero ryitwa Rehoboth Pentecoste rikorera mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga ni umupapa wubatse ufite abahungu 5 n'umudamu umwe
abahungu 5 n'umudamu ya ni ubwo Prophet imfura Gerard. yawe ifite imyaka ingahe? imfura yanjye ifite imyaka 14 14. ya abahungu 5 ko tubona ukiri muto wese n'ubw'Imana n'ubuntu bw'Imana. n'ubuntu bw'Imana. Hanyuma Prophet Gerard cyangwa se Gerard yinjiye mu bintu by'Imana ryari, yakijwe ryari? Nakijijwe 9/7 mu kwezi kwa 7 kandi nkizwa ndushye. Ukizwa urushye? Nkizwa ndushye. Iryo jambo rirakomeye cyane. Rirakomeye. Niyo mpamvu nkunda Yesu. Ntabwo Yesu ugiye mukundira inzu, nta nubwo mukundira amafaranga, nta nubwo mukundira imyambaro cyangwa imodoka n'ibindi. Yesu mukundira ko yanduhuye, yampaye amahoro yo mu mutima ayisitigezima. Nkizwa nari umwe muri ba basore babyirutse, narise ngo ndi umustar, nariyanditseho ngo bad boy Gasongo w'umunyamerika. Bugiye abandi twarwanaga n'abacengezi, wowe wari umustar uryoheye muri Kigali, ufite amafaranga, ufite n'ubuzima. Ufite amafaranga, afite ubuzima. Yego. Hanyuma niyandika ngo bad boy Gasongo w'umunyamerika nyine by'abasore bishyiraho amadirede. Hariya Nyamirambo nyine. Nyamirambo n'ubu kandi niho mba ndi keshi. Baranze abantu baho. Narindushyi rero, narindushyi iruhiye mu byaha. Icyo nakoze wenda no kunywa urumogi, ariko no kwica, ariko ibindi byaha byose wenda no kuroga, ariko ibindi byaha byose uzabasore bakora narabikoze. Ariko igikomeye ntabwo ari ibyo byaha. Burya hari n'abantu baba mu byaha ariko bakumva wenda baratuje. Nge ntabwo nari ntuje muri ibyo byaha, nari mfite ikintu kimwe cyo guterwa n'abazimu. Guterwa n'abazimu b'iwacu, mu munsi ndabyita abazimu, ariko icyo gihe nabaga nzi ko ari mama wansuye, bakaza bakansura bakanyumvisha ko ngomba kuziyahura nkapfa, ko ntacyo nkimaze, nta buzima, nta mibereho, kandi amafaranga ahari n'ibyo kurya bihari bitabuze, ariko dayimoni kanyihebesha. Yego. Kazi kanyihebesha. Yazaga yambaye ishusho ya mama, akaza kanganiriza, akanyereka ko ariwe twavuganye. Cecuru yari yaritabye Imana. Yego. Mbo nkuko nabikubwiye ko nari ndushyi rero, buriya naje gufata icyemezo cyo kwiyahura. Gufata icyemezo cyo kwiyahura mbibwirijwe nayo majwi, mboneho kubwira abantu basurwa nayo majwi. Igihe kiba kigeze kugira ngo Imana nabo ibakize izo mbaraga. Yesu ko yari ejo n'uyu munsi niko akiri. Rero ayo majwi yaramvugishije mfata icyemezo cyo kujya kwiyahura. Igihe nagendaga njya kwiyahura nibwo nahuye n'umugabo bita Yesu. Ntabwo wari uri he kugira ngo ufate icyo cyemezo? Wari umaze gutandukana n'uriya muntu wazaga mu nzozi cyangwa se yasuye 8:45 z'ijoro? Yego. Uwo muzimu yaraje arankangura, ndakanguka njya mwiyerekwa nk'uko abantu bavuga ngo bari kwerekwa. Buriya dayimoni nazo zikugira ukuntu zigutwara mu yindi si. Arambwira ati mwana wanjye narapfuye kandi ndifuza kumporera. Urabikira? Yego. Mbo mfata icyemezo rero, mfata iduka nacuruzaga, ndiraga umusore witwa Twagira ndarimuha, maze kuri mfata icyemezo njya kwiyahura. Hari umugezi bavomaga abaturage witwa Rwabidomo rwa Rutabura. Numvaga ari wo ngomba kugenda nkiyahuriraho, nari mfite ibikoresho ngomba gukoresha nkiyahura nyine ngapfa. Ariko manutse muri iyo saa 10, byari bigeze nko mu masaa 10, naje guhura n'umugabo. Nahuye n'umugabo, ntago namubonye agenda, numvise ijwi rifite imbaraga, ijwi ritandukanye n'amajwi yose nari narumvise. Ibi mvuga ntabwo ari kumotiva Yesu, ahubwo ndavuga imbaraga ziri muri Kristo, ndavuga imbaraga ziri mu wapfuye akazuka. Rero ijwi ryarampamagaye rirambwira ngo Gerard, icyo gihe nta muntu wari uzi izina ryanjye, banyitaga Gasongo w'umunyamerika bad boy. Gerard ni izina rimenyekanye vuba cyane. Ubundi no mu biryogo usanga bavuga ngo Gasongo w'umunyamerika bad boy, ibintu nk'ibyo. Ariko Yesu aratuzi, azina amazina yacu. Nyuma y'amazina isi twita, nyuma y'amazina twita, Yesu azi amazina yacu. Ryarampamagaye ngo Gerard uri kujya he? Kugiye kwigirira nawe kandi imbere yawe hari ibyiza. Cye nabonaga imbere yanjye nta byiza bihari, nta kintu cyari cyarigeze cyishimisha mu buzima. Nubwo ibyo byaha byose nabijyagaho ntabwo byanezezaga. Byasozaga ndiyahuje amayoga kugira ngo nshobore gusinzira,
nkarumya intekerezo zanjye ariko nabwo za nzoga zanshiramo umubabaro ukagaruka. Hari abantu babayeho muri ubwo buzima kugira ngo batuze bajya mu tubari bajya mu kunywa kugira ngo barebe ko babona udutotsi. Nanjye nta bitotsi nagiraga nabaga ntanyweye inzoga. Nararaga mu nzozi mbi cyane, ndota pfa, ndota niyahura, ndota bandasa, ndota ibintu bikomeye. Ariko umugabo amaze kumpamagara, iryo jwi rimaze kumpamagara ntabwo naryumviye, ahubwo naje kwitura hasi. Sinamenye uko naguye, hari mu masaha 10 nakangutse mu masaha 4 z'amanywa. Inzego z'umutekano icyo gihe hari icyo byitwa Record Face, uyu munsi ni daso. Icyo gihe hari hakiri abakosiye bari bataratangira kubakuraho, urumva. Hayoborwaga n'umukosiye witwa Gaspar. Mbo inzego z'umutekano zateranye bati uwo muntu batekereza ko barayibanyishe, abajura banyishe bakana mu bihuru, batakana mu mugende w'umuhanda. Ariko gihe naguyemo sintayerekwa nagize, nuko Imana yatangiye kunyereka. Hari umuntu wahitse aramfata anjyana mu bantu bafashaga abantu, iziki igihugu cyari kivuye mu bibazo bikomeye, bafashaga abantu bafite ibibazo byo mu mutwe by'ihungabana. Baramfashije, Imana ibaha umugisha, ariko ntibyafashe. Ariko ngaruka mu buzima, ngarutse nsanga wa musore nasize nta iduka yarashatse, ndamufasha kugira ngo kuko namaze iminsi 3 ku muntu nshakira abo bantu bafasha abantu bakansoringa. Ariko nyuma y'igihe subira mu buzima busanzwe, ariko amahoro ndakomeza ndayabura. Ndayabura. Yego. Ubwo tugiye kugira ahantu ugiye gukizwa rero. Niho nifuzaga kugera, kuko ubuhamya mba numva nabutanga kwabwo yo mbuvanze n'ibindi. Oya, ubuhamya bwo tuzabuganira ko ndumva ari n'ubuhamya bukomeye cyane. Ntabwo twonye bwa mbere cyangwa se ubwa nyuma. Kuba twemereye byibura kuganira nawe uyu munsi, natwe uyu munsi biraduha icyizere ko n'ubutaha tuzaganira n'ubundi. Yego. Maze ubwo nyine ibyo kwiyahura birahagarara, ariko sinari mbigerageje rimwe, nari bigerageje kenshi ariko iryo joro nibwo numvise ijwi. Iryo jwi rero ntayerekwa nagize, naratashye njya mu rugo bisanzwe. Ngeze mu rugo nsanga wa musore yarongoye, nawe ndamufasha, hanyuma subira mu bucuruzi. Ariko itampindura ubucuruzi, mva mu bucuruzi bwa boutique bwo kuranguza ibirayi, ibitoki n'ibindi bintu, ninjira mu bucuruzi bw'amata. Noneho shaka imodoka nkajya njya mu Mutara nkazana amata, tukagemura hano ku isoko rya Nyamirambo, tukagemura Kimisagara, business iragenda. Ariko mbura amahoro, nkomeza kubura amahoro. Yego, nkomeza kubura amahoro. Iyo mvuga amahoro, igihugu gishobora kugira amahoro, ariko wowe ku giti cyawe ukabura amahoro. Tubwira n'abantu Yesu ajya kujya mu ijuru yavuze ko yabwiye abigishwe ngo mbasigiye amahoro, yabwiye ko abasigiye amahoro. Niwo murage ukomeye. Nicyo kintu nkundira Kristo. Mbo amahoro nkomeza kuyabura, ibyo nkora byose nkumva nta mahoro. Igihe cyarageze rero nza gukunda umukobwa, niwe uwatumye menya Yesu. Amen. Mbo ngiwaba sinamenye ko ari umukobwa w'umupasiteri. Reka no kumuvuga ko yari umupasiteri. Papa yari umupasiteri. Ndamukunda, turajyana tugera mu bambwa tuzasure mu rugo. Njya mu rugo nyine na ya marasta yanjye na za direde zanjye. Nafite direde. Direde zihenze cyane. Nafite direde zihenze cyane. Nyambara amashenete amaharija. Ndagenda rero ngezeyo sanga se ni pasiteri. Turaganira tureka nyine turaganira, ariko mu gusoza aravuga ngo wa musore we Yesu azaguha agakiza. Ntagakiza navuga ni umusaza navuge vuba, igihe cyo ngeneze kari inkumi navuge vuba nigendere. Aravuga ati reka ngusengere, arasengera, ariko nagukunze, uri umusore nagukunze, ariko icyama Yesu akaguha agakiza. Navuga ntiyaba wari ku mutima, navuga ntiyaba wari uzi ikingenza. Naratashe nyuma yuko ambwiye iryo jambo, naratashe. Wa mugabo yambwiye ngo Yesu azama agakiza, Yesu anyiyereka mu buryo bubi cyane. Buryo yanyeretse muri buryo bukomeye. Business nyikora ntabwo nigeze mpomba, ariko umunsi uwo mupasiteri asengera niwo munsi natangiye guhomba. Amaye. Watekereje se ko yagushyiriyemo tuni. Hari uburyo Imana ifatamo umuntu. Buriya rega impamvu umuntu agira confusion akagira n'utuntu comment utamenye utwari two, nuko ntabwo ari Kristo. Kristo yagufashe uremera, nawe utera umugeri. Yafashe Sawuli aramubwira ngo ugerageje gutera umugeri mu mihunda. Yabyose urabona imihunda ibaza gutera umugeri mu macumu.
niko nibwo rugero yamubwiye. Noneho rero icyo shaka kuvuga niwe munsi amaze kusengera nibwo amata natangiye kuyazana mu mujyi wa Kigali aho nayatanze nkasanga amata bayatetse arapfa. Amata nkajya kureba aho yajyana nyine yabaga yangiritse inka yabogora. Ndagenda ndakena abyumvise. Noneho bwa nyuma nzamuka rw'inkwavu mfata akabarondo pakiye imodoka no hejuru, imodoka icika shashi. Ibyo ntibibaho, irabiranduka amata yose twari dupakiye n'imodoka byose biragenda turatongoka mu kabande. Nzana breakdown iza kuyikura hariya uzamuka rw'inkwavu zafata hejuru kabarondo. Ubukene nuko bwanyatatse. Ni bya bindi rero umuririmbyi yavuze ngaho kuguhomba naguhombya rwose. Tubwira abantu aho kuguhomba yaguhombya Yesu cyane. So ubukene buraza ndakena, ifaranga zirirya zirarangira yana, ndagenda ubuzima bujya hasi. Ya mashanete za dread ya masa wari ufite meza za meto wari ufite byiza byose kugira ngo navuye muri etage ya 380 njya gukodesha inzu y'ibihumbi 4 cy'imisangi yari mu midugudu. Habaga bahahingaga amasakari y'abatarashyira iri amazu, njya guhingayo, njya nani gukodeshayo inzu y'ibihumbi 4 4000 uvuye muri 38. Ndakena situation iba mbi cyane, ariko nagira ngo tsobanure ibintu bibiri. Nyenye niwo munsi nagize amahoro. Batese wagize amahoro ameze ati kandi uri umukene. Niwo munsi naryamye ndasinzira. Byose bimaze kugenda ubwo nari mutsenge muri ako kazu k'ibihumbi 4 mu nzu ya 38 sinasinziraga, ariko mu nzu y'ibihumbi 4 narasinziriye. Imanitsemo ibintu by'ibikarito, inzu mbi irimo ibyondo mbi kari cyane. Nkajyamo matera mva kuri matera nakoresheje Rwanda Form, njya kuka matera naguze ibihumbi 4 ku isoko rya 3,800. Warakinnye na matera wagurishije byose ndakena njya hasi no kugira ngo niyo nzu nyigemo nagurishije batiri y'imodoka. Ndakena ubuzima burizingazinga, ariko umukozi w'Imana yari yansengeye. Kongera subiremo iryo jambo, aho kuguhomba yaguhombya igushaka. Ndagenda ubuzima buri kunja nibwo naje kumenya urusengero sengeshamo njyayo, baransengera barambwira ngo Imana iragushaka, direde nzikuraho, nakira Mwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Hari urebye procedure zo kwinjira mu gakiza zatangiye n'ikenda gatandatu nko mu kwezi kwa 10, ariko kwinjira mu gakiza 9/7 nibwo nari ngeze mu rusengero. 9/7 mu kwezi kwa 7 twegereza mu kwezi k'umunani. Nije mu rusengero n'uwo munsi nasetse. Baransengeye banyaturaho bambwira Yesu aragushaka. Sinumvaga iby'uburyo Yesu ashaka umuntu, nari nkenye, ariko mu bukene bwanjye numva mfite amahoro. Numva mfite amahoro ntaza haturuka, numva mfite umunezero ntaza uturuka. Urakurikirana? Mbaho nabi myendishiriraho, mbaho nabi ubuzima burizinga, ariko nkaryama ngasinzira. Nibwo natangiye kwinjira, ubwo nakirijwe ku mumena kuri ADPR. Nibwo natangiye kwinjira mu bintu byo gusenga, mbona n'umukecuru witwa Cocea, Imana imugisha, antoza gusenga. Ninjira mu bihe byo gusenga bikomeye. Cyo gitorero ryari ririmo ububyutse, igihugu cyari kivuye mu bihe by'intambara n'undi biki nariho by'abacengezi uko babivugaga. Twinjira mu bihe byo gushaka Imana. Amen. Shaka Imana n'umutima wanjye wose. Shaka Imana ndasenga, umwuka wera araza. Yaje turi gusenga ahantu bita hariya mu buvumo bwa Karama. Umwuka wera nzaho mvuga kundi minabonaga abantu babivuga nkumva biteye complexe, nkumva biraseretse, nkumva n'ibintu bisuzuguritse. Umwuka wera araza mvuga kundi ni Imana irampamagara pe, inyereka ke impamagaye. Ninjira mu kuko sinashoboraga gukorera Imana narabatizwa mu mwuka wera, nari umuntu upinga ibintu byose. Umwuka wera aje, numva imbabazi ziraje, numva urukundo ruraje. Ubundi ntabyo nagiraga ibyo. Nari umuntu utagira imbabazi, nari umuntu utagira urukundo, nari umuntu utihangana. Umwuka wera maze kuzamo, mbatijwe mu mwuka wera, numva imbaraga z'Imana, numva urukundo runyuzuyemo, tangira gukorera Imana. Mbu munyamasengesho, nangira kuyobora amasengesho muri korali Snapi nayo naririmbagamo. Nkorera Imana, kandi impano z'Imana zitangira noneho gukora. Ubwo natangiye kuba umuhanuzi, ntangira gusensengera abantu, manurira abantu,
n'ibya bindi Pawulo yavuze ngo ibyari indamu yanjye byamindukiye igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero bwari muri Kristo. Yego. Rero hari ibyo nahombye mu isi ariko nakiriye ubutunzi butagira akagero budasaza cyangwa se butabora ntangira guseka ntangira kunezerwa nasetse 9-7 ndacyabyibuka undi narakagabo kashiririye kabi cyane Rasta Dread abantu barayibona abantu bakunze gutembera hirya no hino bakunze kubona abasore baba bambaye bafite dread nafite n'amaherena y'amadambikano gaho nyumvira aba bring niko bayitaga cye ariko ubuhamya bwawe uzawuduha rwose abantu twabonjaga kugira ngo bumve byibura uyu mushumba turi kumwe Gerard ahantu yavuye Imana yamukuye buriya abantu bakunze kubona final product bakunze kubona ahantu Imana yagejeje umuntu ariko batanifuza no kumenya ahantu yavuye tuvuye kure abantu bavuye kure cyane ejo nari umupaseri wavuze ngo sinzi nawe warabibonye yabwiraga abakristo aravuga ati ngiye maze gukodesha inshuro 10 nubiyo ndi munsi yanjye ndacyakodesha cyane rwose kuba umukristo ukaza ukanone ngusengera Imana iguhinze kandi ukayibona kandi ukayibona rwose ngiye sinyibona ubu utare muzajya mwisengera hanyuma pase uri umuhanuzi amahirwe nagize nuko nakurikiye n'ibiganiro byawe wagiye utanga mbere wamaze igihe kinini ku musozi ndetse usengera n'ibintu bitandukanye nabonye wari uri Kibeho niho wari urumva ko nabakurikira wari impare wari uri Kibeho ari ibintu byinshi wasengera ariko uyu munsi ndashaka ko tugaruka byibura nko ku ngingo enye abantu baba bifuza kumenya kubera icya ADEPR kuko mu biganiro byinshi ugenda ukora mu biganiro byinshi nagiye mbona wagiye ukora ukunda kwibanda cyane ku idini rya ADEPR iryo dini wari buhozemo warikirijwemo wari yakiriyemo agakiza uyu munsi kwera icya ADEPR buriya ndagusubiza mu buryo bwiza kandi buraba ari bwiza wenda kuri jye wenda sinzi nimba buba bwiza kuri wowe dufite abantu benshi bari muri uyu mujyi b'abatekinisiye ugasanga umuntu aravuka ku Gikongoro ntashaka kuvuga nyina witwa Nyiraminani na nyina witwa Makurata cyangwa se witwa Nyirandora ahubwo yiyitiriye undi mubyeyi muri uyu mujyi izo tekinike tumaze kuzibona cyane umuntu akaba afite ababyeyi mu cyaro yakoresha ubukwe akirebera umudamu w'umukire muri uyu mujyi akamwiyitirira tuzambere umubyeyi tuzambere mama uzambere papa akareba umukire ufite amafaranga muri uyu mujyi akamwitira akavuga ati uzambere umubyeyi kandi afite se afite na nyina nashaka no kwereka abantu iwabo aho akomoka aho muri icyo cyaro aho ngaho ariko ibimuzereramo nibyo yavomye kuri ba babyeyi ntabwo ari iby'uwo nguwo ari kwiyitirira wabujyanye sinzi uburyo wumva nshaka kugusubizamo ku kibazo cya ADEPR umbaza rero abantu benshi bakunda kwiyitirira wabyumvise kwisanisha naho bageze wagurize bakibagirwa ku isoko aho baturutse rero uwo ndiwe uyu munsi naho ngeze kuba Imana inkoresha wabyumvise yego ahubwo jewe ndanayubaha sino kubikunda gusa ahubwo sinzi uburyo nabikosobanuriramo kuko rero umuntu uhora uvuga buri munsi uyu mugabo mwicaranye rero kuba ariho ubuzima afite agaciro isi imubonamo agaciro abantu bama ni ukubera iryo torero ADEPR yego kuba uyu munsi mfite abantu barenga 2,000 nyoye mbwiriza ubutumwa bwiza bakanivuga bakavuga ati umushumba wacu ari mu ijambo ry'Imana ari mu buhanuzi buzima buva ku Mana ntabwo ari byo ntabwo mbikesha ikindi mbikesha ababyeyi bandeze mbikesha umuryango navukiyemo amen nagize navukiyemo umuryango navukiyemo rero w'ibi bintu by'umwuka ni ADEPR bankuramo amakaragiteri
bankuramo uko nari nteye bampindura umuntu muzima ushobora kugirira isi umumaro, ushobora kubera abandi iki umugisha. Rero ntabwo navuga ikindi nabanje kuvuga kwa sogokuru aho mvuka. Hari umuntu ushobora guhita agira ikibazo kuri iki kiganiro uyu mwanya agahita yibaza ati kuki wavuye muri ADPR noneho ukajya muri Rehoboth? Urakoze cyane. Kandi yari umubyeyi wawe nk'uko urimo kubivuga, yarakureze. Si ugutererana umubyeyi wakureze akagukuza, cyangwa ni bya bindi bavuga ngo igihe cyari kigeze kugira ngo ADPR none yikureke, ibyo wigishijweyo ujye kubyigisha ahandi. Wagishubije. Ndatekereza uretse ko abantu wenda batanabyumva neza, ariko ubundi iyo ureze umwana mu kinyarwanda cyiza ndabona ukiri umusore. Ubu ababyeyi bawe nimba bafite bazanezezwa no kubona wubatse nawe urugo rwawe, sibyo? Barebe ko nuko nabo bakureze nawe ushobora kurera abandi. Ntekereza mu buryo bwiza byakafashwe gutyo. Ariko wenda reka ngisubize neza. Jewe ntabwo navuye muri ADPR imagaritse. Oya. Ryari itorero, n'uyu munsi n'itorero ryanjye, bashumba baho bose ni inshuti zanjye, turavugana turirirwana kenshi. Ariko je sohoka mu itorero naranditse nandika iletere kandi nasohotse nta bibazo mfite. Nari mvuye South Africa, mbona amafaranga make, Imana irambwira ngo igihe kirageze ngo utangize itorero ryitwa Rehoboth. Urakurikirana? Yego. Je nandikira abashumba banjye, bamana condition ndazubahiriza, kubera ko nari nkunzwe kuri paruwasi aho nakoreraga Igikondo, paruwasi ya Gikondo Karugira. Nari nkunzwe nyoboye icyumba cy'amasengesho, impano z'Imana zikora. Bamana condition, barambwira ati uzamara umwaka utarongera kwigaragaza hano ku rusengero, kuko bumvaga ko nubwo ngiye kurifungura ashobora kuza nkajya nganira n'abantu, hanyuma mbabwira ngo natangiye itorero bakaba bankurikira. Narabyubahirije. Wabyumvise? Ndagenda nkodesha sare kwa Karabona. Komisiyo ikomeye cyane. Njye narayubahirije. Nkodesha sare kwa Karabona Juakar. Ubu nahise Jua Yesu. Ahagana he? Kwa Karabona Juakar. Juakar ara kuri Majorwa hafi na polisi. Niho natangiriye. Yego. Nkodesha sare nta muntu twavuganye. Shiramo ibyuma. Uranyumva? Abakristo rero bamaze kwimenya cyangwa rero barabibabwiye mbere? Yewe uretse kwandikira abantu bo mu yandi madini, ariko nta mukristo wo muri ADPR igihe nabwiye ko ngiye gutangira itorero, kuko nari nabisezeranye n'abayobozi, nabwiye nta muntu nzabimbwira. Wabyumvise? Ndagenda nkodesha sare, shyiramo intebe nazikodeshaga ku ruganda mu Gatenga za plastique, nzishyiramo nkajya nsengera intebe. Natangiye mfite abantu batatu aribo dusengana, shyiramo intebe ndasenga. Ukwezi kwa mbere nishyuye amezi 3, ukwezi kwa mbere kwashize mfite abantu 16. None njya gusenga Imana mu butayu ahantu bita Rubirizi, mbwira Imana ngo Mana washigikiye Masasu n'abagabo, nemera abo bagabo mvuze, nemera amavuta ari ku buzima bwabo. Ndavuga ngo Mana washigikiye Gitwaza, nanjye shigikira nzi kutarobanura ku butoni. Nukuri navuye ku wa gatanu, uje kwakira umukristo nagombaga gushingira ku wa gatandatu. Ku cyumweru urusengero rwarakubise rwuzura abantu. Bibiliya iravuga ngo musabe muzahabwa kandi mukomange muzakingurirwa. Nuko umurimo w'Imana nawe utangiye muri Rehoboth. Utangira umurimo w'Imana muri Rehoboth ndetse muri Rehoboth Pentecost. Ubwo niko wanavuye muri ADPR. Ubwo abantu bahita banumva ko nta kibazo wagiranye na ADPR. Reka nagiye weze rwose uvuye ka ADPR Karugira. Ni munsi ngiye nkaterana. Ujyayo gatera urabyemerewe. Wa mwaka warangiye kuko maze imyaka 11 nshumye igitorero. Wow. Ni byiza cyane. Hanyuma hari ikindi kintu nshaka ko tuganiraho. Hari igiterane kimaze cy'amasengesho kimaze iminsi kiba, sinzi niba warakimenye, cyitwa Garuka Ushime, gitegurwa na Pasteur André, Evangelist André, nawe no mu itorero rya ADPR. Yego. Twakoranye ikiganiro n'abanyamakuru ushize, hari bagenzi bacu bamubaza ikibazo cya bavuga bati se kuko we emye yari afite no gufasha abantu batewe inda b'abakobwa cyangwa se b'abagore bagatabwa, batewe inda bagatabwa. Akavuga ati ngewe icyo ngiye kubafasha no kujya mbaye ibikoresho cyangwa se tugateranya ibikoresho wenda muri iki giterane byabonetse tukabibaha, tukabiyegereza, tukabigisha kugira ngo mugaruke kuri Kristo. Nibiki
ariko tubereke ko tutagize ute tutabatereranye tukiri kumwe nabo. Hanyuma ngira ikibazo navuga nti ko muri ADPR iyo watwaye inda uri umukobwa bayifata nk'icyaha cy'ubusambanyi mu itorero ndetse baranagutenga bakagushyira inyuma y'itorero aho kugira ngo bagukurikirane. Andre evangeliste muri ADPR urumva mu evangeliste si pasteur si na mwarimu wenda mu itorero afashe icyemezo abantu arabishyiriye arabizana abo bantu ntago baba bagiye guhangana n'itorero cyangwa se guhangana ukwabo itorero n'umuntu ku giti cye. No. Ntekereza ko igihe kirageze ngo tubwire abantu kuri twabahishe sibyo kandi tukuzi urakurikirana. Yego ntekereza ko igihe kirageze ngo abantu bamenye ukuri wenda batigeze bamenya. Niko mvuga bitewe n'aho isi igeze. Jewe hari kimwe uyu munsi mperaho usubiza icyo kibazo. Ntabwo ntekereza ko umuntu watwaye inda akwiye kujugunywa. Mu myumvire yanjye no mu mutima wanjye no kuba uyu munsi ndi bishop ni profete Bishop Gerard nyoboye itorero rifite abantu. Ntabwo ntekereza ko kuba umuntu atwaye inda ari bwo abaye umunyabyaha kuko hari benshi bazikuyemo batagaragaye kandi bari aho mu itorero. Hari n'abatazitwaye kandi bakoze icyaha bakoze ibindi. Yego ndatekereza ahubwo umuntu watwaye inda akwiye kwegerwa sibyo kuko biba byanagaragaye buriya rega nta kintu abagihisha. Umuntu mubi ntabwo ari ukora icyaha ahubwo umuntu mubi nuhisha icyaha cyane. Sinzi niba wumvise icyo mvuze. Yego ya umuntu mubi nuhisha icyaha ukora icyaha kuko nta nubwo tuzabuzwa ijuru nuko twakoze ibyaha. Ko na Bibiliya iravuga ngo rega Imana ikunda abanyabyaha. Nibyo nagiye gusubiza. Ntabwo tuzabuzwa ijuru nuko twakoze ibyaha ahubwo tuzabuzwa ijuru nuko tutihanye ibyaha. Babyumvise? Rero ndashaka kuvuga iki ahubwo uwo mukozi w'Imana ari mu yerekwa ryiza ni nk'iryo gihe mfite muri iki gihe sinzi niba warabimenye. Jewe Imana yamamagaye nka TB Joshua irambira ngo ngwaye kwita ku bakozi b'Imana bakuze b'abasaza n'abakecuru. Ubu byaratangiye mfata ibiryo imiceri amasukari ibishyimbo ibitoki nkajya gusura abakozi b'Imana bageze mu zabukuru b'abasaza b'abakecuru kuko Imana yarambwiye aya mavuta duhagazemo nibo badusengeye tuva mu byaha nibo badusengeye tubatizwa mu mwuka wera ariko uyu munsi nta muntu ubitayeho niba nazwi. Rero gihe Imana yamaye uwo mutwaro ngira ngo ukwezi kwa mbere mbikozemo n'ukwezi kwa 11 ubu ngiye gukora nuko kwa 12 ku itariki 10 nzaba ndi Byumba Gicumbi hari impumyi tuzajya kureba. Ariko icyo nshaka kuvuga ngiki ahubwo uwo mukozi w'Imana itorero rikwiye kumushyigikira rikwiye guhagararana nawe rikagira n'ibyo rimufasha kugira ngo uwo murimo ukore neza. Mubwire ngo ni umukozi w'Imana kandi Imana ibyo ari gukora Imana izakomeza imufashe. Rero umuntu yatewe indari mu itorero wabyumvise ntabwo arakwiye kujugunywa abakwiye kwegerwa sibyo urakurikirana. Yego akegerwa akagirwa inama. Icyo ni kimwe aricyo maze iminsi mbwira abantu ntabwo gutenga ari igisubizo cyo kugira ngo twungure ubwami bw'Imana ahubwo gutenga ni igisubizo cyo kugira ngo twungure ubwami bwa Satani. Iri jambo ko rikomeye niko bimeze kuko hari abantu benshi tuba twarahagaritse mu matorero ijuru ritarabahagaritse none hari n'abantu benshi tuba tutarahagaritse ijuru ryarabahagaritse kera ubu kera cyane bashigaje ku wa munsi w'urubanza. Urumva niyo mpamvu rero gutenga si igisubizo cyo kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke ahubwo gutenga cyari igisubizo cyo kugira ngo twagure ubwami bwa Satani. Rero uwo mukozi w'Imana icyo gikorwa arimo ni cyiza ntabwo ari guhangana n'itorero. Oya umurimo w'Imana ni mugari. Kristo yaradutumye ngo tugende tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ivuga ubutumwa rero mu buryo butandukanye. Ushobora kurivuga utanga ibiryo ushobora kurivuga utanga imyambaro. Abanyarwanda bazi ivuga ubutumwa rimwe ryonyine nicyo kibazo amadini yo mu Rwanda afite. Ariko bihangane nibandakarire amadini yo mu Rwanda afite ikibazo cyo gusoma Bibiliya yonyine. Dufite ikibazo cy'ivuga ubutumwa ry'amagambo gusa. Wakurikiranye uwo mwuka rero turawandura tukagenda tunawanduzanya umwuka w'ivuga ubutumwa ry'amagambo gusa. Wabyumvise ariko urwo rwego rw'ivuga ubutumwa ry'amagambo abandi barabirenze iburayi barabirenze
babyumvise Yego. mu bindi bihugu barenze iryo vugabutumwa urabyumva bageze ku ivugabutumwa ry'ibikorwa uranyumva nawe usuye umuntu uragiye ngo Matayo ngo Yesu aragukunda umanukiye Matayo mumanukiye Mariko mumanukiye Luka yaburaye uwo muntu ari bukumve bamusohoye mu nzu uwo muntu ari bukumve yabuze n'agasabune ko gufura umwana bamwirukanye mu ishuri uwo muntu ari bukumve ariko nugenda witwaje kamvirope ivugabutumwa ry'imirimo niryo vugabutumwa isi ikeneye uyu munsi wabyumvise twahaye abantu amagambo uri kumva Yego. amagambo bameze nk'aho banayahaze rero ivugabutumwa rikenewe muri iki gihe ni ivugabutumwa ry'imirimo urakurikirana cyane kandi atari ya mirimo irobanura ku butoni ya mirimo umuntu akora nta zindi nyungu akurikiye wakurikiranye ndatekereza agiye nje kugusura nkaza nzanye kamvirope karimo 5,000 nkakuganiriza nkakubwira Yesu ashimwe namenye ikibazo cyawe ariko nubwo bimeze bityo wihangane Yesu aragukunda ariko nari natekereje no kuguha kamvirope urafashwa uzaza no ku rusengero uze no kundeba ubutaha Imana ninakwibuka nanjye uzanshyigikira wenda mu gihe turirimba cyane oya nubwo uzatanga icya 10 neza ariko urasaba umuntu icya 10 abana mu mibabaro ye biba bigoye cyane nimwigeze muhagarara mu mibabaro ye ni wa wundi utaragusura mu bibazo wajya gukora ubukwe ukambwira ati nyamuna ntwerera dore nabuze ibintu bimeze gutya base twikomereze hari ibindi bibazo nshaka koza byibura nka 2 cyangwa se 3 hanyuma tukaza no kukureka wenda ugakomeza n'amasengesho cyane ko uri mu masengesho y'iminsi 21 y'iminsi 21 ku buryo uri buze no kutuganirizaho gatoya cyane ku byo Imana igushyizemo muri no minsi turi kugana ku musozo ariko muri iki gihe harimo kuvuga ibintu byinshi mu matorero si itorero rya ADEPR gusa si itorero wenda rya Rehoboth Pentecost gusa si Restoration si Zion si hehe ni amatorero menshi arimo kuvugwamo ibi bintu kandi bikomeye cyane ibintu bigendanye n'ubutinganyi byaradutse cyane muri no minsi ibi bintu urabyumva ese ubibona ute bamwe baravuga ati ni uburenganzira bwacu ati niko duteye niko tumeze ariko iyo byatangiye kwinjira mu itorero rya Kristo byo byose haba hari ikibazo bati dufite uburenganzira kandi uburenganzira ni ubwacu ibyo bintu bivugaho iki ese ahandi ho bigeze cyangwa se biri mubifata gute muri rusange nk'abashumba musigaye mumbaza ibintu bikomeye aya makuru rwose nari baumugisha ariko ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba twahawe umwuka wo gushira ubwoba muri Kristo Yesu ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga rero ndashaka gusubiza icyo kintu Bibiliya iravuga ngo kuko ikigore cyose kizagira ikigabo cyacyo n'ikigabo cyose kikagira ikigore cyacyo iyo ni Bibiliya ikibazo kiriho muri iki gihe aricyo buri munsi mpora mvuga ntabwo ikibazo kiri ku bantu bataramenya Imana ikibazo kiri ku bantu bamenye Imana bakayimenya nabi noneho kikaba no ku bantu bayoboye amadini cyangwa insengero cyangwa amatorero ariko ari ba bantu bitwa memuke ndamuke ni ukwanga kugira ibyo ukoma kugira ngo inda yawe itabura ibijyamo ni ukwanga guhana no gutesha kugira ngo igifu cyawe kitaburira ikijyamo ariko ntabwo ariko kuri kwa Bibiliya ni umuyobozi mwiza nta burenganzira na bumwe buhari nta burenganzira na bumwe subiremo nta burenganzira na bumwe buhari guha padiri guha pasiteri guha umushumba guha bishopu kwemera mu itorero rye abagabo 2 bakaryamana ubwo burenganzira nta buhari iyo ni ya nzira ababikora bihishe bakaza muri eglise bya bene twavuga ko icyaha cyagaragaye baba babizi ndaza kukubaza baba abayobozi b'itorero baba babizi ni baba babizi babazi ko bihari hari n'abazi ko bihari ariko bakabura ibimenyetso twongera inyigisho twongera ivugabutumwa ariko ibyo bintu biragatsindwa mu bera b'Imana n'amahano
bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko inyigisho zihari uyu munsi wenda zitarimo gufasha abakristo cyane, zirajenjetse nizo ziri gutuma ndetse ni gute umugabo arambagiza undi mugabo afite itorero asengeramo. Iryo torero urumva ridafite ikibazo cy'imyigishirize, ko icyo ni ikizira, ni ikibazo gikomeye. Ni ikizira mu bera yaratangiye wenda no kugera mu makorari, kuko hari amakuru tuba dufite ugasanga kanaka nyine arabikora, ari no muri korari runaka, nturiye gutya umuyobozi w'itorero gutya barabikora, ariko nyine ukabura icyo kimenyetso cyangwa se ukabura nyine uburyo byazagaragara. Icya mbere bibaye hari itorero birimo, iryo torero si irya Kristo, ni itorero ry'uwo muntu ku giti cye, sibyo? Ariko se ubusi yabo baye umwe agatukisha bose. Nicyo kibazo nyine gihari. Ubundi njye ndatekereza nimba byaramaze kugira ibyo najyaga mbyumva mu mahanga, nkabyumva no mu gihugu ko hari abaharanirwa uburenganzira bwabo, ariko mu nzu y'Imana ibyo ntibyemewe. Gusa ni bya bindi abo umwe agatukisha bose, ariko mu itorero ry'Imana uwo mwuka uragatsindwa, toka Satani mu izina rya Yesu. Gira inama rero aya matorero, ndagira inama abayobozi b'amatorero bagenzi banjye, icya mbere ni ukongera inyigisho, kuko uyu mwuka ni umwuka wataka, ni umwuka ufata abantu, kandi iyo uyu mwuka wamaze gufata abantu bumva ari uburenganzira bwabo. Rero icyo dukwiye gukora ni ukwegera abantu tukabigisha, tukongera inyigisho nyinshi mu rubyiruko cyane cyane, tukongera inyigisho nyinshi mu abajene dufite, kugira ngo iyi mbaraga itaza kuva isiga itorero isura mbi, ariko ibyo ntabwo byemewe mu bera, ni ukuri. ubwo n'abantu bumvishe view yawe cyangwa se icyo ubivugaho muri rusange, nizere ko rwose basobanukiwe, kandi niba uwo mwuka ufite nyabuna amasengesho ukwiye deliverance, akwiye gusengerwa cyane kugira ngo uwo mwuka ugende, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'igihugu, ukaba waratewe n'uwo mwuka, ukwiye gusengerwa ugakorerwa deliverance cyane. Reka twihute tuye ku kindi. Hari ikindi kivugwa uyu munsi, ndagaruka none ku itorero rya ADPR ndetse n'andi matorero atandukanye. Uyu munsi Bishop Prophet Gerard, urabizi neza ko hari amatorero amwe n'amwe ya gikristo adashobora gushyingirana. Uyu munsi twese dukorera Kristo, kandi Kristo ni umwe. Kristo ni umwe, niyo mpamvu twese abakristo cyangwa se abaprotestanti wese twese dusenga Kristo kandi tukemera Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Uyu munsi uraba ufite mu fiancé ku ruhande, wenda utarashimye wo mu itorero ryawe, ugashima uwo handi, ugasanga hari ahandi yanasengera, mwemera Kristo mwembi, ariko ku bana bikababera inzitizi. Hari abantu benshi bagiye bava mu matorero yabo kubera urushako, hari abantu benshi bagiye bahunga bakavuga bati ubw'iwacu tutemera biriya, reka njye hariya kuko nkurikira uwo nakunze n'umutima wanjye wose kandi muyoboweho n'Imana. Iki kintu kivuga y'iki? Mwebwe ntabwo muri miti wanyu, hanyuma uze kumbwira kuri mita bariya bantu ntabwo bigabanya imbaraga z'itorero, kuko niba undi mise nkagenda ibyo byose hari imbaraga z'itorero, ubaye nk'ugabanyaho gatoya. Tubwire rero. Ndagushimiye cyane. Icya mbere uba mufite amakuru menshi koko, ariko ayo makuru ntekereza ko muri iki gihe nta torero rishobora kubuza umukobwa waryo kujya gushyingirwa mu rindi torero ryemera Kristo. Ariko hari abahita bakubwira ati ugende ntugaruke, wenda muri ADPR niko bimeze, sinzi n'ahandi kuntu bimeze. Ndatekereza menye byari ibya kera, ubu ngubu menye byarahindutse. Bibaye birimo, ndatekereza uko siko kuri kw'Imana. Pastor ukira uvuze ko bishobora kuba byarahindutse. Ubu mfite umufiancé usutse menshi cyangwa se ukora imisatsi kugira ngo muri ADPR bamushyingira. Ntabwo bamushyingira, bamutegera kuyikuraho. Effectivement. Ariko se atabishaka kuyikura, kandi mu itorero rye barabyemera. Urumva ko ntabwo byari byahinduka. Ni amadoctrine ayo, izo ni doctrine z'amatorero. Bona doctrine ya ADPR yemera ko nta muntu ugomba kudefiriza, sibyo? Ariko doctrine z'andi matorero umuntu arasuka agashyiraho utuntu twose yumva yifuza ku mubiri we,
watuma asa neza ariko wagiye ku giti cyanjye reka mbari ugisubiza subize ku giti cyanjye atari ku giti cya DPR njyewe mfite abakobwa benshi banagiye gushyingirwa muri kiliziya gatolika bafite abafiyanse b'abakatolika barazaga nkabakorera kiliziya ikabatuma ngo genda uzane icyemezo cy'itorero wasengeragamo rekomandasiyo yego ifishi yanjye yo ku itorero ndabafite si umwe si babiri si batatu mbakorera ifishi nkakubwira ngo umukobwa wanjye genda ujye kubaka kuko hagiye ni Yesu bavuga cyangwa Yezu yego wabyumvise nanjye ni Yesu tuvuga icyo tudahuje ni ya madoctrine wakurikiranye uri gukurikira rero mu bitumye abana bacu rimwe na rimwe banishingira nizo doctrine no kuremereza ibintu bitagakwiye kuba biremera sibyo nimba ari umuposo akaba aje gushaka umugeni wanjye kukina muwo wabyumvise ibyo ni bya bindi Yesu yaravuze yabwiye abigishwa ngo mwubakanwe n'amabuye mazima impamvu amatorero yo mu Rwanda amenshi ubihanganire amenshi tutagira imbaraga usanga amatorero yo mu Rwanda nta mbaraga afite urumva kuko ugiye nko muri Kongo ukareba amatorero yayo imbaraga afite aratumirwa no mu nteko z'abadepite usanga karidinari yicayemo ariko impamvu amatorero yo mu Rwanda atagira n'imbaraga n'ibyo yagakwiye kuba akora biremereye ananirwa kubikora nuko habuze ubumwe hagati yabo buri muntu wese aba afite akantu kameze nk'iduka rye wabyumvise ubumwe hagati y'amatorero niba uhari buba bujegajega abantu mubona bameze ukuntu hari ukuntu abantu bacengacengana babeshabeshana urumva ariko dukwiye kwemeranwa nk'amabuye mazima sibyo umwana yakenera gushingirwa igihe ahantu nashingira abasiramu banyihanganira ahantu nashingira ni mu bantu batemera Kristo nk'umwami n'umukiza si no kukwihanganira gusa ntabwo wadushingira of course ariko ahandi hose ugiye mugeni namubwira rwose nkamuha certificate nkamuha nami ifishi nkabwira mwana wanjye igihe ujye gukora ubukwe uvuga iki kuri iki kintu kivuga giti hari imbaraga bariya babwira ati mugende mugiye hari imbaraga bahombye z'itorero cyane impamvu imbaraga za mbere ziba uwo nta fotokopi y'umuntu ibaho uwo muntu yari afite icyo amaze mu rusengero yari afite umurimo w'Imana akora iyo agiye rero itorero ntabwo riba riri kunguka ahubwo riba riri guhomba babyumvise rero nta icyo nababwira numva igihe kigeze ngo amatorero yo mu Rwanda amadini insengero dushyire hamwe dukorere hamwe kuko umwami dukorera ari umwe icyanyuma kuri iki ngiki wenda urakisubiza mu magambo make dufite igisa nk'amatsinda reka wenda nite ngite wenda nk'iki buriya ahantu amatorero agiye ahurira ya gikristo dufite imiryango yego forum dufite forum nyinshi amatorero agiye ahuriramo dufite ADPR hari ikiri CPR hari abari ligue hari bari alliance n'ibindi bintu byinshi forum bagiye bahurira nabyo usanga kuki ayo maforamu niba koko ahuriyemo adakorana hagati yayo hakaza kuba hari ibyo bibazo cyangwa se uruntu hagati sinagushingira sinagukorera iki nta muhanzi waza kuririmba iwanjye avuye iwawe ariko abacu twe twabemerera bakaza kuririmba iwawe uvuga iki kuri icyo kintu ayo maforamu yose yabahagarariye cyangwa se ariho kubera baringa ariho ku bwa baringa niba adashobora gukorera hamwe mbona hari ibyo yagerageje gukemura izo foramu ariko hari n'ibindi atashoboye gukemura kuko nko kuvuga umuhanzi ashobora kuva hamwe akaza hano ariko umuhanzi wacu yaza akaririmba iwanyu ariko iwanyu ntiyaza iwacu hari uburyo abantu bibwiye ko ari abatagatifu kuruta abandi bibwiye ko bera bakijijwe idini ryabo ari ryo ribamo abantu bakijijwe ibiki n'ibiki ngo ni inzaduka kandi nta na kimwe kitari inzaduka wabyumvise icyo ushaka kubwira abantu twunga ubumwe ngisubize muri ubu buryo icyo nabwira mu bayobozi b'amatorero kuko icya mbere izo foramu usanga abantu babeshyanya cyane sibyo kuko nimba dufite ahantu duhurira muri uwo muryango twagakwiye n'ubundi guhuza n'imbaraga zindi korari yanjye ikaza iwawe ikaririmba kuko nivuga butumwa erega gihari ibintu nemera inshuti yanjye impamvu nabyemera njye ntabwo mbona umuntu wagiye gusura umunyabyaha reka nemere ko iryo torero ari abanyabyaha wowe ukaba uri umukiranutsi
siko bimeze. Yesu yigeze ajya gusura umugabo bita Zakayo, aravuga ati ugiye kwa Zakayo w'umwambuzi, umukoresha w'ikora isa neza abandi yarazibaza, hagati hoya sino kujyayo gusa ahubwo uyu munsi ndarari wawe ndararayo. Wabyumvise? Rero ntekereza ko ubutumwa tuvuga buri difference ni kuri kwijambo ry'Imana. Wabyumvise? Nimba iryo torero rimwe abanyabyaha ngiye gufata abana banjye bakijijwe bakajyayo bakababwiriza ubutumwa, korari ikajya igakubita ikigisha ijambo ry'Imana ikaririmba abanyabyaha bagahinduka. Hari abavuga ati baraza bari abaturage badutwara abakristo. Ntabwo ariko abakristo ni abacu se, abakristo ni abakirisitu, ntabwo abakristo dushumbye, je ni abakristo ngira, abakristo mfite ni abakirisitu, ahubwo azambaza uko narashumbye n'uburyo wabatwaye n'abarize. Bo reka tugare ku musozo w'ikiganiro gito twagiranye, ubutaha tuzaganira rwose, ariko mbere yo gusoza ndibuze kugusaba utubwire iki Imana yagushyize muri wowe, yashyize muri wowe kugira ngo by the way nanibutsa abantu ko hari amasengesho ufite y'iminsi 21. Ndibuka cyane ko wabimbwiye rwose ku mugoroba ufite amasengesho y'iminsi 21, batubwira ageze ku munsi wa kangahe? Uyu munsi ni wa 9. Uyu munsi ni wa 9. Amasengesho yo kwiriza uri buze no kurangira ahantu bari buze gusengera kugira ngo byibuza abantu baze babone gukora kw'Imana, babone n'ibitangaza by'Imana. Tubwire ikintu Imana yagushyize rero muri wowe uyu mwanya. Reka ngushimire cyane, nshimira n'abakurikira Ibyahishuwe TV, kandi ndabwira ko rwose muri abantu b'agaciro kandi tububaha tubakunda cyane. Rero icyo Imana yashyize ku mutima ni ijambo ryuzuye umutima wanjye, kandi numvise ari ubutumwa Imana yamangonza ari ku Byahishuwe TV. Dore ko ni ubwa mbere ngiriwe amahirwe yo kuyicara, ikindi ndi mushya muri social media, ariko sindi mushya mu bwami bw'Imana. Rero ijambo Imana yashyize ku mutima, nafashe umwanya wo gusenga. Imana imbere ijambo ryo mu Efeso ibice byaho 3 umurongo wa 20. Ni ijambo rivuga ngo nuko ibasha gukora cyane nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Ni ijambo ngira ngo usangize abantu bakurikiye Ibyahishuwe TV. Ni ijambo Paulo yabwiye Abaefeso, ariko uyu munsi ndaribwira abakurikiye Ibyahishuwe TV. Mu buzima bw'abantu cyangwa mu buzima bw'umuntu hari ibintu umuntu aba ashoboye, hari ibintu abantu bashoboye kuri iyi si, ntabwo rwose twahakana. Hari ibintu abantu bashoboye, hari ibintu abaganga bashoboye, hari ibintu abanyabwenge b'iyi si bashoboye, ariko hari n'ibyo badashoboye. Paulo avuga iri jambo Abaefeso, muri Efeso hari ikibazo gikomeye mu itorero, bari mu gihe cy'ibibazo n'imibabaro n'ingorane, ku buryo barebaga, tubivuga mu Kinyarwanda, hari ukuntu umuntu areba iburyo akareba ibumoso akareba imbere n'inyuma akabura icyerekezo, akavuga ngo ahari Imana yarantaye. Nabo bari mu gihe cyo kwibaza atahari Imana yaradutaye, Imana ntikiri kumwe natwe, ahari turi ku bihano, Imana niyo yaduhannye. Hari igihe umuntu ahura n'ingorane zikomeye abantu bakagira ngo Imana niyo yamuhannye. Imana itugirire neza. Paulo rero arababwira ngo nubwo mubona ibi bihe biragoye, reka mbwira abantu ibihe bigoye, kuko ndabizi Imana irantuma ni umuhanuzi. Reka mbwira abagabo ibihe bigoye, reka mbwira ababyeyi ibihe bigoye, reka mbwira abasore ibihe bigoye. Ntabwo nzi ibihe uhagazemo by'urugo rwawe, sinzi ibihe uhagazemo by'ubuzima bwawe, ariko Imana nkorera iranyereka hari ibihe uhagazemo, ibihe bituma wibaza ngo ni ryari Imana uzadutabarira, ni ryari Imana uzakora ibikomeye, ni ryari uzandengera. Muri icyo gihe Paulo asanga itorero abantu bameze nk'abafite ubwoba, no muri iki gihe abantu bamwe bafite ubwoba. Hari abafite ubwoba bw'ubuzima, hari abafite ubwoba bw'imibereho, hari
bafite ubwoba bw'ibintu bitandukanye bari guhura nabyo, ariko muri icyo gihe Pawulo abwira Abefeso, arababwira ngo Imana twizeye arabisokota ya bilishantera, arababwira ngo Imana twizeye, Imana dukorera ibasha gukora, haleluya, ibasha gukora ibyo abantu bananiwe gukora, ibasha gukora ibyo abadogiteri bananiwe gukora, n'Imana ibasha gukora ibyo ubwenge bwawe budatekereza, n'Imana ibasha gukora ibyo famili yawe idashobora, irabibashije. Ibyo bikubuza amahoro Yesu arabibashije. Turi mu minsi 21 y'amasengesho, turi kubwira abantu ngo Yesu arabibashije. Tubonye Imana ibohora abantu, tubonye Imana ikiza abantu imbaraga zari zarababasa z'abadayimoni, turi gusengera abantu imizimu igasohoka mivuga. Iki ni igihe Imana intumye ngo nkubwire mama, iki ni igihe Imana intumye ngo nkubwire wa musore we, iki ni igihe Imana intumye ngo nkubwire wa mukobwa we. Nubwo imyaka ikubanye myinshi, Imana ikaba yarakubwiye ubukwe ukaba umutegereje ukaba warabuze, nubwo imyaka ikubanye myinshi utegereje gutabarwa ukaba nakubona, ariko Imana irambwiye ngo irabibashije. Imana ibashije ibyo bikubuza amahoro, ibyo bikubuza gusinzira, ibyo bitumye wiheba. Hari igihe nihebye ubuzima bwanjye, Satani anyereka ko ndi uwo gupfa, ndiheba. Nawe ndabona wihebye, uravuga ngo bizaca mu yihe nzira, nanjye se nakubaka, nanjye iyi ndwara nayikira, nanjye se nakora nk'abandi, nanjye se ubu byambaho nkakora ubukwe nk'abandi. Nje kukubwira ngo Imana irabibashije. Niryo jambo duhagazemo. Imana ibasha kugukiza, Imana ibasha kuguhindurira amateka, Imana ibasha kuguha, haleluya. Imana irabibashije, ibasha kubaka urwo rugo rwawe Satani ashaka gusenya. Imana irabibasha kuguha agaciro, nawe ukongera ukagira agaciro. Yesu abaha umugisha. Ni ijambo turi gukoreramo, turi mu ijambo riri kubwira abantu, turi kubwira abanyarwanda, turi kubwira abanyaburayi, turi kubwira abari mu mpande enye z'isi, turi kubabwira ngo nimwongere mugirire Imana icyizere, mwongere mugirire Imana icyizere mwa bakobwa, mwongere mugirire Imana icyizere mwa babyeyi mwe, mwongere mugirire Imana icyizere mwa bapapa mwe. Pawulo yarabivuze, haravuga ngo iyaturokoye urupfu rukomeye kurya, nanone iracyaturokora, kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora iteka ryose. Reka mbabwire ngo Imana yaduhamagaye iracyaduhagazeho, Imana yaguhamagaye iracyaguhagazeho. Nubwo abarozi bahagurutse ariko iracyaguhagazeho. Imana yaguhamagaye iracyaguhagazeho, nubwo iri kurwanya ari byinshi ariko iracyaguhagazeho. Irabibashije, irabibashije. Iherutse gukiza umudamu bari baramuterereje Nyaringi, aba i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namusengeye ku Kinkware mu Ruhengeri, yaterwaga n'imyuka, imyuka akajya kumva yuzuye muri Amerika i New York, izi kuzura imyotsi, akanukirwa n'imyotsi kandi ari muri Amerika. Arambwira ati iki gihugu ntabwo bacana. Naho Nyaringi zo mu Ruhengeri ku Kinkware barazimuterezaga zikamusanga mu mahanga. Aza gufata nimero yanjye arampamagara, arambwira ati mukozi w'Imana, koko birashoboka ko iyi myotsi yava muri iyi nzu? Ndamubwira ngo muri Yesu biremera. Haleluya, amen. Afata nimero zanjye, turavugana, ndamusengera. Musengeye sanga ni Nyaringi bamuterereza, ni Nyaringi bamwoherereza. Haleluya, amen. Yesu arabibashije. Sanga ni Nyaringi bamwoherereza. Ndahaguruka njya ku Kinkware mu Ruhengeri. Abantu bo mu Ruhengeri murabizi, aho ku Kinkware ngeze mu Ruhengeri mpasanga akazu k'indaro baterekereragamo kera atabizi, kari niko iyo mizimu yabagamo. Nangiye gusenga, hari harimo ikibindi gifite iminwa 7. Nangiye gusenga, urubindi rukajya rwiterura rukikubita hasi, ikibindi kikisimbiza kubera imbaraga z'abazimu zikirimo. Reka mvuge ngo Imana yabohoye uwo mumama uri i New York, nawe yakubohora. Yesu wacu yarabibashije. Haleluya, amen. Ndagira ngo twongere tugirire Imana icyizere. Abantu bamaze kugirira icyizere abapfumu, abantu batakarije icyizere Imana. Iyi Mana yadukuye mu byaha, iyi Mana yadukuye mu biyobyabwenge, iyi Mana yadukuye mu busazi, iyi Mana yadukuye mu busambanyi, iyi Mana yadukuye mu byaha. Irabibashije, ibasha kudukiza.
ibasha kukubohora uwo mwuka ugenda ku buzima bwawe. Uraryama nijoro ukarota uri kuryamana n'abagore cyangwa uryamanye n'abakobwa, uraryama nijoro ukarota abagabo bari kugusambanya, iyo ni imizimu igutera. Yesu abasha kukubohora uwo muzima. Amen. Amen. Yesu arabibashije. Ndi ku ijambo rivuga ngo ongera ugirire Imana icyizere. Ongera ugirire Imana icyizere wa mukobwa we, ongera ugirire Imana icyizere wa mumama we. Abantu batereye Imana icyizere kubera igihe bamaze bategereje byaranze. Ariko reka mbabwire, Pawulo arabivuze mu Befeso, aravuze ngo ibasha gukora. Uyu mwaka utararangira Imana igira ibintu ikora mu rugo rwawe. Uyu mwaka utararangira Imana igira ibintu ikora ku bana bawe. Uyu mwaka utararangira Imana igira ibintu ikora ku buzima bwawe. Uyu mwaka utararangira ndaguhanuriye, uyu mwaka utararangira Imana igira ibintu ikora. Niyo masengesho turimo ku musozi w'ibyiringiro. Uyu mwaka utararangira Imana igira ibintu yirukana ku buzima bwawe. Uyu mwaka utararangira Imana ikwicaza utigeze wicara. Uyu mwaka utararangira Imana iguhuze n'abantu b'umumaro. Imana igira ibintu ikora, ibasha gukora. Ndacyayifitiye icyizere, yankuye mu byaha ndacyayifitiye icyizere. Mbonye ikiza abantu benshi, mbonye sengera abantu benshi barabahoka, mbonye abasazi bakira. Hari impumyi yari iri mu Karambo Juwakare, ibyo mvuga ntabwo ari ibyo muri Isiraheli, narayisengeye bayizanye ari impumyi ivuye Kabgayi byaranze, ndamusengera arahumuka. Abantu bataye imbago mbireba, abakirisitu bankurikiye bamvuguruze, irabibashije. Girira Imana icyizere. Yesu aragukunda, ongera umugirire icyizere. Abantu batereye Imana icyizere bagiye mu bapfumu, bagiye kuraguza. Abantu batereye Imana icyizere, warasenze ngo iyo ndwara ikire, uracyabona iyo ndwara iri ku buzima bwawe, ariko yigirira icyizere, ibasha kugukiza iyo kansa, ibasha kugukiza iyo diabete, ibasha kugukiza iyo peretasyo. Ni Imana ishobora kugukiza iyo prostate. Ni Imana ibasha kuguha akazi. Ni Imana ibasha kwirukana uwo mudayimoni ugenda ku buzima bwawe. Yesu arabibashije. Ndagira ngo mbasengere Imana soza. Yego. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Profete Mugisha Gerard ubakunda, kandi ndatekereza nzongera ngaruke tuganire kuko hari byinshi Imana iba yaduhaye. Ariko turi mu minsi 21 ivuga ngo Yesu kongera kugirira Imana icyizere. Abantu batereye Imana icyizere. Yesu arabibashije bana b'Imana. Haleluya. Iyakoze bya bindi, iyatugaburiye muri Covid, iyaturinze turi mu mazu, Imana iturinze katurengera, iyakureze ikagukuza, iyakujyanye muri icyo gihugu cy'amahanga urimo, irabibashije. Yesu arabibashije. Mwongere mugirire Imana icyizere. Yesu ko yararejo n'uyu munsi niko akiri. Imana ibaha umugisha. Reka dusengane Imana. Mana mu izina rya Yesu, ndagushimiye kubw'umugambi wawe mwiza kugera kuri iyi channel Ibyahishuwe TV. Mwami, bari mu mugambi wawe. Iyi channel uyishyigikire, iyi channel uyagure, iyi channel uyigeze kure, uyigeze ku rwego rukomeye. Sengeye abakurikiye iki kiganiro dukoze nanjye n'umugaragu wawe. Reka Mwami umwuka w'Imana agira ibintu ahindura ku buzima bwawe. Uri Imana idatererana umuntu wayo, uri Imana itagitujya kure, uri Imana itwitaho kandi Imana idukunda. Urukundo rwawe Mwami nirwo rutumye tugeze uyu munsi. Ndagushimiye Mwami kubw'aba bantu, ndabasengeye ubasohoreza amasezerano, barwanirire mu ntambara n'ibibazo bahagazemo. Ukuboko kwiza kw'Imana kube ku buzima bwabo. Ndagushimiye ko amateka yabo bagiye guhinduka, kuko ijambo ryawe rivuze ngo twongere tukugirire icyizere. N'igihe abantu bari muri confusion bibaza ngo ubundi Imana iriho, ubundi Imana iriho ikabitanabara, ubundi Imana iriho ikabitaransubiza, ariko uduhaye ijambo rivuga ngo urabibashije, ubasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo dusaba, kuko imbaraga zawe ziri dukoreramo. Ngaho usubiza umuntu wese wari ugutegereje igihe kinini mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, Bishop, Karame. Prophet, amazina menshi cyane. Urakoze cyane, Imana iguhe imigisha myinshi. Hanyuma twizere ko dukurikiye wafashijwe, kandi nukuri wagize ibihe byiza. Nicyo natwe tuba twifuza, nicyo tuba tubereye hano kuri kamera, nicyo tuba tubereye hano kuri mikro z'Ibyahishuwe, kugira ngo wowe uri mu rugo, wowe uri hanze y'u Rwanda, wowe uri muri Afurika, wowe uri hehe wese, kugira ngo ufashwe
ununguke ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko Yesu yaravuze ati mugende mu mahanga mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. uyu munsi isaha tuvugiraho twagiye kuri digital. Ubu turi kugenda mu bihugu byinshi by'isi twifashishije YouTube channel, twifashishije digital, twavuye muri analogue past. Niko bimeze cyane. Rero urwo rugendo turacyarukomeje turukora, tubazana abantu nk'aba ngaba babwira ibintu byiza kandi byunguka bibungukira muri Kristo Yesu. Pastor, tuzongera tugutumire, turatekereza ko n'ubundi ubutumire bwacu zabwitaba kandi Imana igumigisha myinshi cyane. Ndabakunda cyane. Reka nshimira abantu mwese mwadukurikiye muri rusange. Niba utarakanda subscribe, please yikande kugira ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi ngibi kandi bikubaka muri Kristo Yesu. Ngiye nitwa Christian, umwami Imana abane namwe.